ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Umugongo ugomye, wanditswe na Niyitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero indamutsa. Burya koko ngo uyibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Rimwe na rimwe twinubira imyitwarire mibi y'abana bacu, kandi ahanini ari twe ndorerwamo bireberamo uko bitwara umunsi ku wundi. Ariko se rubyiruko, aho twe turi shyashya ntitunanira ababyeyi tukitwara uko twishakiye twitwaje kurya ubuzima, nyamara tuba tuzi neza ko turya ubuzima twirengagije ko nabwo buturya bucece, gusa bwo buturuma budahuha. Dukurikira umukino. Ahantu nisanze nihera mama yake na mama aka kazu se amahinga data niko ebawe mbega umutwe ujegera ewe abona cya gitelefone cyanjye cyatswe kampamagara Minyoni mubaze rwose wa Rwanda telefone yasaba yegereye niciye Alo, mwese wa Rwanda we waraye he? ngo iki none se Minyo ubundi bite? Ni byiza Manyo. None se we reka nkubaze kandi unsubize ndi hehe? Nzira pe nyine suriya ko twagushaka tukakura no kuri telefone ukabutaboneka. Ngo iki none se mwanshatse ryari we? Webwira yewe ahuri sha papa noneho ndi umukira pe yakaniye ngo murabonana mbwira ahuri sha nukuri rero nakubeshe Minyoni nanjye simpazi pe ahuri niho waraye se sha simbizi nyine urumva ndakangutse mbona fone yazimye ndi mukumba gato kajagaraye sinzi uko mbonye sharijeri ya fone yanjye hafi mitanyicomeka kandi uri igicucu we ubwo ntiwongeye gusimbuka buri nzira gucyura sha niko tutazi aho waraye sha nakubeshye rero mperuka ejo njye nakamutumwa tugasimba sinzi ibindi uko byagenze pe kandi warasaze sha ubwo wibagiye ibyo mama yakubwiye none wongeye gusinda igira vuze mu rugo rero we sha umva reka mbyuke nzi urumva ariko ube hafi ngo uhamagare uzunyishyurira akamoto banguka nta giceri na kimwe mfite n'ifaranga byose wadatirageje sha umva sawa ndaza kuguha amakuru neza sha reka mu kanya ndaje Salamu Musa. Salamu. Urashyize urakangutse se? Ndakangutse none se mani. Ahandi ni hehe? Yuri, hano ni kwa boss nyine. Kwa boss? Ngo kwa boss muri aka kazu. Boss ndese. Boss yagiye ku kazi nyine. Ni umumotari. Kandi yagiye ugisinziriye. Okay. Mbega gusinzira. Wagiye uragona ndakubwiye. Kugona. Wagira ngo neza ni igishyire cyo mu gishanga. None se hano nahageze nte? Ko hageze nabira? Oya. Boss yakuzanye nijoro cyane kuri moto. Gusa n'inguri maze isaha mu isayo. Yamahinga da. Yari yakuziritse kuri moto boshya agafuka k'inyama. Mahinga. Ndakubwiye wari waborewe pe. Wari waborewe bimwe byahatari. Ibyo bintu se byambayeho. Umva uzi ko twakumenyeho amazi ngo ibyondo bikuveho. Turaza rwose turambika muri nta no gukoma. Ahasigaye maze uragenda utangira kugona sinakubwira. Kugona. Umva sinigeze nsinzira we na gato. Bari no gutora gato. Ibyo byose uvuze se byambayeho koko? Byambaye. Ngiye mbegiti sinjye mbeshya. Nushaka umbwire nkumvisha ukuntu wagonaga. Oya.
narambiwe rwose ngira naho mbifata kuri telefone. oya wowe binyumvisha ahubwo se mbwira aka gace turimo ni hehe? twe hano twibera hitwa Karabaye Nyamirambo. mani uzi ko mu rugo ari Kanombe? yewe data we umva reka mbyuke ntahe iwacu batanyica. none se ugira iwanyu wowe? Nyamirambo ntabwo bishoboka umuntu yagira iwawe ngo anywe yandagare kuri iyo tu. ubwo warabananiye rwose nabyumvise. oya se kandi oya pe. none se ubundi urataha wambaye iki ko imyenda yawe yanduye? urataha wambaye iki? imyenda yawe yose iranduye. nka data. nanagerageje kuyimesa ariko ibyondo byanze kwivaho pe. iriya niyo kujugunya rwose. uravugisha ukuri se? mbegeti si imbeshya jyewe. ngwino hano hanze nyikwereke nayimeje. ahubwo se wanije uko ejo nzayikugarurira mwana n'ubundi ko mbona tungana nashyiramo n'ukuri rwose ngoboka kandi nzagura n'akantu. ubwo se umereje bose? oya shange ndi umwana wo mu ngagara. oya reka keretse nunsigira iki telefone cyawe nawe undi ntacyo twavugana. telefone se none se ubwo n'inyuguti zanjye ndakoresha iyihe mwana? ndaguhereza kano kanjye gato hanyuma nuyigarura nanjye nzagusubiza iyawe. nta kibazo noneho. reka murebere kabisa ubanze tunanganira gukwira. ndebera mwana ngo ngoboka rwose. hanyuma nsigiremo agafilime mba ndeba. nabonye rwose muri kiriya gitelefone cyawe zibamo nyinshi cyane. oya wowe ngirira vuba sha wowe ngiye byose ndaguha. kandi wa mugore we ngiye niwo nkurura ibibazo rwose nkuko telefone yanjye wayigegamo ninde wayigutumye? ngiye nayigiyemo ne ko ari uko bakohereje ubutumwa iruhande rwanjye. kuba ari wabunyohereje nyine. ese ko mwaraye mugiranye ibihe byiza. ese uwo mureka nabonye ubikubwira niwe mukeba wanjye. necyo pfa nawe kandi kamari nk'igihe ubirebaho ushaka iki? ko naguhaye amahoro wa mu cyumba cyawe nanjye nkaba mu cyanjye ibyanjye urabirebaho iki? wari wambona muri telefone yawe ngo ndareba abagabo muvugana? ngiye mvugana n'abagabo. uzabaze sindi nkawe wananiwe kwigenzura ngo umenye ko ufite umugore ureke kwirukanka mu bandi. nuko ye iki se kuko abantu bazi ko ngiye nawe twasezeranye tubana mu rugo nk'umugabo n'umugore twabyaranye abana ariko hano mu rugo ngiye nawe tukaba twarakoze divorce twaratandukanye. ubwo koko nta soni bigutera? ukagira ngo gutandukana n'igihe wabikoze cyo wafashe ya mbere ukampunga ukaziga mu cyumba. hewe naramaze umugabo wirirwa mu bagore bahandi nta gutoranya. ubwo nakwizera ko nta kabutindu nzaniye. utangiye kuntuka ndaje ngo mwenda kuze naranarahiye sinzagukozaho urushyi uzantukuze niturize sha ndabizi ngukozeho gataho naruhukira kuyivana byazangura. ngututse iki ko mvuze ukuri? hari uko bene amafuti mwanga kubwizwa ukuri. bwira umukozi amanagurira iya modoka nigendera usigare mu byawe ubundi kwirwana nawe niko kwiteza ibibazo. umugore mubi we. hanyuma umugabo mubisi yewe se ndi mubi? ndi mwiza nuko nahuye na nta munoza. uretse gusenga ngo Imana impe imbaraga zo gukomera ubundi nakabaye nariyahuye. nabikora ntuzanyitwaze sagende wenyine. nta kindi wanyifuriza ndakuzi. ariko wazindutse umwinzoga siguza ayo magambo ko atarasanga byagenze bitewe umugore we. ariko ruhumuri ko hari umugabo mwiza dukundana twuzuzanya byaje kukugendekera bite ko uwaje kuyobywa n'iki cyaguteye kuba umugabo gito? ubwo tangiye ibintu byo gushaka kwiriza ubwo haje bumbeshyera reka ntigende ndebere ko tujyanye nigendere mama we. ese umwambari wawe ari he noneho ra? umwambari wanjye wuhe? uwo watoje se ntumuzi? yewe ntoza. wari wanyumva ntoza jewe? hanyuma se Manyusi umuhungu wawe ninde wamutoje? si wowe wamushumurije uburara? si wowe uhora mu kabari kandi byose yabikomoye kuri wowe? ese wa mugani yo ngiri he? ingeso y'ubusinzi wamutoje se urumva yari kumuraza hano kandi weekend yageze? ntabwo cyaraye hano se bamuseke. noneho nta nubwo telefone iri ku murongo. ubu niba yasindiye he simbizi. kihorekiye kibagirwa ko kimaze gukura nigikomeza kuriya kizabimbwa ubuzima bugicange. ubura kumuhana se ukagira ngo kuba umugabo nyamugabo azabigirwa nuko wirirwa umubona ajya mu kabari agataha igicuku kamwihorera. si umuhungu wawe ariko wowe wagiye umuhana se? n'umuhungu wanjye se namubyaranye nandi. ibyo ntibindeba ni umwana wawe icucu kimenye. ese Minyoni ari hehe? we ntabwo azaho umusaza wari. urabura kuhamenya we mubyeyi we ugashaka ko Minyoni mushiki we abimenya. akabimenya nyine. ubu se ko ejo azisubira ku ishuri ubwo azabimenya ate noneho ra? igitangaza koko. ese ubundi ari hehe? Minyoni we. ese uramubaza Minyoni yagiye gusindira bajyanye? niko Minyo. karame papa. niko musaza wawe ari hehe?
ngo araje mu kanya gato twavuganye kuri telefone ngo yarahese yo kararabushywa nawe ngo ntahazi tekereza umusensi ntazaharara Kamariza yarangiza ngo nubaruhumuriza nuko ye nuwa Kamariza kuko ari urara mu tubari se kuko ari uhora mu bagore Kamari ntushake kumvuga nabi mu maso ya Minyone uranyumva aha bimeze bite shamanyu komera Marami gisaza yo meze fresh meze neza mana ubwo si wowe ngo bimeze bite ni power man ni sawa ntaribi ariko sira niko yo kwaraye dusize mu kirori twenyine kandi cari kimaje gushara bite byawe buriye wabara n'iki shaka ntazi byambaye urumva nyine ejo ko nasohotse ntajya hanze ngasanga imvura igwa nyuma yaho nongeye gukanguka muri iki gitondo ndi mu rugo ntazi akazu gafunganye ubwenda bujagaraye butameshe mana yanjye umva uri umurezi gusa mwa ngaho se zime neza rero ukuntu wasize abana ikirori cyashusha abana bari kwisanzura nkaja kubona nkabona uracomotse uragiye ariko bura aricyo utazi uzi ko ikirori cyari kigeze aho kiryoshe n'umuzika gwamaze kuba munange ukagenda mwa cyakora reka sinkubesha wabaye ikigwari pe bivugwa se sha ahubwo wangu yo uvuze akantu k'abana uranyibutsa akana kabyinaga neza cyane urumva gasunda kikoze iriya icyamata we ariko mara ubanza unakibuka kari kambaye agapantaro k'ikoboyi n'agapira gatukura ako kana wabuze ibyago mwana uri kuvuga akana kari gafite agasatsi gakeya k'akanatirere ukuntu ariko dusigaye tureba ibintu bimwe ubanza unangendaho ako ngako nyine kariya kana nakikundiye mani gateye neza wagakonze inzobe abadata we umva nagakunze ndumva ahubwo kare kweze nkondo zawe wagakunze kandi wahise wigendera ukagasiga mu birori shaho nzaba nkubwira ibyambayeho mbwira niba wamenya aderese zako umva manyu yes man buretse gato ndakuvugisha mu kanya kanze ari neza we bite bite komera ni amahoro kaho rero nisangahe se ubwo singukangwera ubu ziri kuba nka saa saba ahari ni nka saa saba warebye neza ni saa saba none se ubundi ahandi ni hehe bro bo bishoboke ko hano ari ahantu utamenyereye ariko hano ni muri geto yanje sister none se wowe twararanye kandi useka none ni igitangaza kuki twararanye kabisa kuko twatahanye ku mugoroba nijoro cyane nibwo twazanye none se kumbona ntari guhita nkumenya neza wowe twari kumwe nijoro koko cyane rwose oh my gosh iki se ubu naraye ahantu gute kuko mana yanjye ubundi se nagize ntewe nyine nijoro ukumva ikirori cyari cyarangiye kandi ndi kubona wasinze cyane abandi baraguta niko gushaka ukuntu nabona akamoto nkakuzana hano kubera nawe ntaho wari uzi ibyo urimo ntanze kugusiga ku muhanda kandi bwari bwije cyane ari nko mu masaha saa munani saa cyenda z'igicuku nanjye ntawe ndi kwibuka neza nanjye nari nagize yesu na mariya we iki nasinze birangira unzanye kurara hano kuko nuko byagenze kabisa none se sister ndakumva nubwo ejo nijoro twari turi kumwe mu kirori
nkanagutahana hano ntaho namenye neza amazina gawe witwa nde? sha nitwa Melissa. Melissa. Anje nitwa Kamu. none se Kamu we njyewe ubu nararanye nawe koko cyangwa urambeshya? maze ntaho uri kureba ko turi ku buriri bumwe kandi Melissa rwose hari ibirenze zikandira uri kumva uri kuyikanga. ibaze kurara n'umuntu ntazi we aho ubundi umundi igicucu cyangwa ntaho nzizi kandi ejo twari turi kumwe mu kirori twakoreye muri apartment. none se kubona ari nzima ari umwe gusa n'umukobwa w'inshuti yanjye witwa Belize. Nanje menya rero kanyumfira niwe wari wantumiye ngo waraba hashyushye nta wundi nari mpazi pe gusa kuko ibyo ntabirenze sha ubundi si ndakumva uri kubona utungutse izindi nshuti nazongutse ariko rero nkubwira akantu sha uze kubyina pe ku mugoroba wadukejereje abasore bose barararama dore wari ugufata akaguru kagakoza muri parafo yo hejuru akandi kasigaye hasi ibunuka rikaragako ubundi izi poroti zose twapangaga wakagombye kuba nawe warabonekaga n'ukuri byari biryoshe uzi kuryoshya ibirori pe niba ari kuri ubyinaga biriya biri kujana n'ibikenewe cyane dore kumanuka dore kuzamuka manuka njya heze twumiwe da mvava muri ibyo none se ubundi mbwira ubu kutwararanye ubu twabikoze mani cyangwa kuco kubikora si ase nganyu kubikora nyine none se nk'isi kandi urukumva umuhungu n'umukobwa bararana bakararana amasaha agangana nk'ago twararanye ntibabikore mwa mana yanjye ariko shawura umugome kuki wampemukiye utyo koko humura yewe nta kibazo kuki sha nta kundi ubwo ni ubusinzi bwanjye bwabiteye ariko ndananiranye koko kwiga reka mbyuke nitegure nisubirire ku ishuri wewe uvuga ngo ntabyadanje ubundi se ko byaba reka nisubirire ku ishuri ariko noneho ikigo cya Ndagano niba nkinjiramo ntabwo mbizi inde Ndagano uwo mu Ndagano si wanyu kandi ni mwarimura wapisha ni direkiteri wacu none wigaga no mu mashuri yisumbuye cyane karabaye ubwo ufite nk'imyaka ingahe? sha mfite imyaka 16. ufite wayi iki? ufite imyaka 16? ufite imyaka 16 nyine izo zonyine ko wakubona ari kugira ngo intuza se ngo ufite nka 23 cyangwa 24. ubwo nyine naravumbutse none urambeshe sha wumva se ubeshye ngaho gira vuba rero genda haguruka ntihagire umuntu umenya ko twararanye sibyo data ubu nkanje w'imyaka 27 koko wansanganye n'akana katagejeje imyaka z'ubukuru ubu navuga ngo ukira haguruka taha bati haguruka witegure sibyo genda sha taha mwa ariko ntihagire ububwira ko kuvuye aha ngaha ese ko numva wapanitse hari birenze se wowe ukomeje umbwira ngo nta birenze rero byarenze ubwo bigeze muri 16. ahubwo umenye kuri bumpe n'agatike humura nushaka umbwire ngakube nka kabiri ariko ugenda umvira iyo rosoreze umfasha wamuzaniye akandi karahuri ubona ko kagiyemo agasimba genda kubwire kuko ntabyumvise erega baba bahamagarwa na benshi bigatuma bibacanga bagende si ku kazi baba barasabye se naho ubundi se ruhumuriza ndakumva ugira ngo naherukaga kunywa nicaye kuri kontwari gutya kuyobora ikigo cy'ishuri rwose niba byoroshye wa muntu kubona umwanya n'itombora reka mwaranagowe byo yaho wakamana agatabo udakiye kabiri pe shaho we bizinesi yaraguhiriye niyo mpamvu ayo kiba mitesha mutwera
hari igihe imibare yiva ugatekereza hafi gusara noneho ngewe rero ho nigirira n'urugo hariya ntabwo ruba rwambaye ibindi bibazo ariko se koko ruhumure pe urugo rurakunaniye burundu rananiye se ngiye kukubeshya pe gusa nta n'icyo bimbwiye burya icyakwangirika ngo hangayika ni bizinesi yanjye nawe umugore nashaka azagenda icyo biramureba ariko n'ubundi kuva na kera tukigana nabibonaga uburyo wakundaga inkumi ruhumure kurusha se ahaha urambeshye kandi kuko umukobwa umwe byarakunaniye none byagukukiyemo burundu urakoze sha tereka hano ubundi se nagende ngayigendere sha urakoze agende abo nibo bajyana inkuru wasanga zantanze imuhira reka twikomereze ibyacu gashandagano ujya nubwo tubica ku ruhande u Rwanda rufite abagore beza pe nyumvira ubaza nta kindi gihugu kirurusha ndagano urabareba akabareba kabitegerezo kivuga ko wemereye kubana n'umwe akumva biranze pe kandi se ruhumure reka kubeshya rwose mboshye gute twese dutunze ingo abo bagore beza turababona ariko kamere yawe yo gushurashura niyo yakunaniye byemere kandi wigira hano ubyegeka rero kamere yarananiye singiye kwirarira none se wakabimenya dore n'ubu twicaranye hano mu kanya ntabwo ucitse dore iminota nahawe gutegereza iregereje base ni ukuri kw'Imana ubu ufite uwo mugiye guhura rero urabigira nkana reka n'uburuhukiro iyo umugore yantesheje umutwe niwo nkungira nyumvira ndabona ahubwo igihe yamaye kigeze yambwiye ko ngeraho nyuma y'iminota 40 ndabona irenzeho 5 yose yewe kayira Imana nzaba numva ibyawe higize gusa umenya ubwenge wagabanya pe urumva ruhumura wagabanya rwose wagize amahirwe ugira umugore w'umutima nka Kamariza wari ukwiriye gutuza mukarera abana banyu urumva neza shandaga durahubwo araje nyamara wowe ugasoma urumva ngiye kuganira nawe kariya kabaye nigashiramo bakogere n'akandi ntacyo uriya muhungu turaziranye umubwire ko arigera ko nta kibazo urakoze ariko rero bitekerezeho mu mwanya urumva sawa muvandi aha ngaho ugenda ukabyaraho kanye kwirwana bagiye iyi minota 5 nagejeho ndayigucira amande mvaye yewe berera ibindi tubireke ibyo yabi nawe ndetse akora humura neza uri ku mwanda cyane ariko arahumura neza we naho ndetse ko ntajya nyaguca ni kangawe nkerereza koko kandi ubika inzika nawe ngaho reka tujye kwicara hirya hariya ndabona ariho hari akavuyo gake ahantu ni heza rero wicara hariya kandi we nkureba neza cyane aho itara rimurika maze rikakumurikaho nkirebera iyo nzobe yawe sha mbaye urabona koze tukicarana ukanyicara iruhande nawe ngo wicare hakurya yanjye ureba iyi nzobe yawe ayasigaho sha kagira na turaha babiri kari burya kaba karimo za maneko nyinshi wasanga hari abo bafotora bohereza wa mugore wanjye bitwaye iki hari icyo atazi ntiwambwiye ko ubu mutakirara mu cyumba kimwe azi ngo yarampimye rero buriya naho umurenda gufite sinzasonza to mbaye none se sheri ndakumva shu turicara nta kintu turya cyangwa tunywa ibyo se byabaye usongera nongera uhumuriza mbara nakoresheje komande y'agafi mu kanya karaje kazi ni ubarata rwose agafisha yego nyine ariko ti wenda reka tubivuge icyo kurya kitaraza ngo tugihugireho ibikize igitekerezo cyangize ugishyira mu bikorwa ibintu byo guhadurira mu kabari kuko ubona bitagatifuje none se ko ari wowe wanga kuza muri geto yanjye uragira ngo nzazi iwawe mu rugo umugore wawe wanyirenze kuko narakubwiye ngo uva muri buriya buvumo ujye gukodesha patoma yisanzuye ngenza ntabebera urumva nawe se yego muri geto nziza ariko nanga ko kuhaza ari ukunyura mu bandi bantu benshi buri wese abibonaho ngiye birambangamira none uzankodeshereza iyo apartoma rero ariko ubu bizinesi naguhaye ntabwo ihagije kuguha amafaranga yatuma uyikodesha
hari sare y'abagore muri uyu mujyi isobanutse nk'iyo nagushingiye koko. rega ujye umenya ko hari n'ibindi nkenera. umva rero nokuri ndumva gukumbuye kandi sinagaruka muri ya rupangu rwanyu. uzi ko hari umuntu nabonye ejo bundi wambereye umukiriya we. nagize isoni ndakurahiye sinahagaruka. ubwo nyine ntuzagaruka utaranyimurira muri apartment. ubu si ko kwihangana ntakubasha abahu. reka ubanza tuza gushaka aho twihina muri iyi minsi da. ubwo nyine ni ukujya muri loge. hose ki gusa nta kundi ntabwo nakomeze kwihangana ngo ukwezi gushire pe. ahubwo gahunda niyo. nta kundi udafite aryaho umurwayi nyine. si yo fi yaheze sheri. reka nzijye kumwirebera. murebe da. mpuzanira agakiza ko kunywa sheri. reka kandi sinjya mpindura urabizi. ariko we n'ibihenda mupfana ikigo. ntacyo ariko. mari nakumva rwose niba wiziye ku muhanda guhaha byagenze bite? yewe niyiziye kuko nabonaga akazi k'amasuku mu rugo kambanye kenshi kandi amasaha ageze kure. ndavuga ni reka niyizire. ibyo byo muri weekend ikaba ari kenshi. ahora n'iki? hanyuma se b'abakobwa bawe ntabahari iyo bagufasha? ise sinzi yaba yabajyanye ngo mu rugendo shuri yewe. bamusabye kubatembereza ngo hari ibyo biga bashaka kureba. gise n'umurezi ni nayo mpamvu ahita abyumva vuba. kandi rwose ndagana akunda n'abana be cyane yita ku burere bwabo. si nka se data wanjye uri hariya. wa muntu we iyo ntekereje urugo rwanyu numva ngusabiye pe. kamari untera agahinda iyo ntekereje ukuntu uri umugore mwiza ariko ukaba waragize umugabo akakunanira. yewe buriya we naramuhebye igisigaye kimbabaza n'abana banjye. mwana we umuhungu we neza neza yabaye nka se. nibura ubu ndwariza ku mukobwa ngo ndebe ko we nazamurokora. ayo we uriya muhungu ko yakuze mbona ari akana keza kitonda. yaje kuraruka ate koko? wabana na so umusinzi kuriya w'ingeso zasaza ukaba muzima koko biragoye pe. ni igitangaza. yababaje gusa. mfite ubwoba ko umwana wanjye yazaba umwangeso mbi nka sedisi. ayewe nababara agahinda kazana ku gasi rwose. yewe nuko muragize imana pe. harya nakubwiye ko njye na Ruhumuriza tutakirara mu buryamo bumwe. ayiwe nk'ibi bintu mbavugira mu muhanda koko uhageze unyumva ntiyavuga ngo uyu mugore ninja rw'abahu. kumbe naho bigeze. yaba we mana tabara umura ntawakumva. burya buri wese aba agenda mu bye ntawe witaye ku wundi. yewe nuko bimeze rwose kandi hashize iminsi. none se byagenze bite mugenzi wanjye? mari ni birebire pe. nabonye nshobora kuzahakura imbwa yiruka hitamo kumuhunga rwose. nawe se umugabo usigaye afite ibindi biro kandi mba mbona bihinduranya kenshi. ubwo namwishinga sinazashiduka bya birwara byose yarandundiye. maragoye ugacwa we. nuko pe nari navuze ngo nzabikubwira nitonze dutuje none ubu sinzi uko bije nyine. agahinda se shaho ko gaturikiraho kabonye. ahubwo se ubu werekeje hedisi? nari igihe hirya ku mwagenti ngo ambikire udufaranga kuri telefoni noherereza umukobwa wanjye ku ishuri ngo akeneye kantine. nanjye nabaye nkayo nawe uzontu. umukozi imirimo yamubanye myinshi. wa muhungu wa se we sinzi iyo yazindukiye. darasigaye agira atya ntanarare mu rugo. kandi ukabona ise ntacyo amubwiye pe. ubwo rero kuko mbere bakangarwaga na se gisi navuga ngo bigira icyo bitanga. ko bikomeye se muvandi. ageze nawe ataharara. dereje muri rwose yaraje aza ku manywa tutazi iyo yaraye. yagarutse yambaye utwenda ntazi uko tumeze. hanyuma se ngo ubwiye yari yayishyize he kandi? umva asigaye afite ibinyoma arusha se muhanuka pe. yagiye haratubeshya ngo bakina amafilime ntumbaze ngo nayahe. ibyo se bigahuriraho no kuza atambaye imyenda yagiye yambaye. kandi ubwo ngewe hari amashusho umuntu yari yanyoherereje mbona yasinze yaburiwe. simubajije ati iyo ni filime nakina ngo ngakina nasinze. ngo naho imyenda yo ngo twarangije gukina abo twakinanaga nsanga bayitahanye niko gufata iyo mbonye. anyumvira nyabo. nuko namwe murabyemera rero? se yarabyemera mureka ariko agera namubwiye nti sindi umwana nkawe. nawe se yaje ijisho ryatukuye bunyomoro. ayiwe data we ndabona byarakomeye pe. byihorera wa mubyeyi we
watubona dutaha mu mazu asize akeye neza twinjiranamo imodoka zihenze ntiyamenya ko zirara zishya nanjye ngo zirara zirirwa zishya zikanarara zishya zikaramuka bahangayikishijwe n'abana turera ubu tukabarerera mu kuzimu tubamo bazavamo ababyeyi iki koko. aha mariya we tuyihorere reka nkureke nanjye ngera imbere ahangaha noherereza umukobwa wanjye amafaranga naho ibyingo zacu zo rwose ntagaterera nzamba kanjye nawe nzamba wa mugani reka turekane inyoni zitavaho zitwarikaho twatinze tuzashaka umwanya tuganire neza ye. ese ko mbona ushaka kunsiga sho nabonaga bamaze kwitegura da kiravuga tugenda ariko amasaha yangendanye. yego mwana ese sheri karama wowe kuki usigaye mu mwanya muto koko ubu numvaga turi bumarane umwanya munini tukiganirira. marera wa jase reka ta ese ko wanze kugaruka iwanjye nakubwiye impamvu ariko none se ko ari wowe wambwiye ko utazagaruka ukambwira ngo tuze muri roji byari ukwimarira ari gusa kuko ntutume tunaganira ahubwo ugira wimuke vuba pe naha numvaga ntatekanye rwose erega nubwo mbizi ko umugore wanjye ntacyo yangira ariko nanga agasakuke ibaze none afite ibimenyetso by'uko muca inyuma. arabibewe se arabizi ariko ni ku munwa gusa nta bimenyetso ariko laye none se be ndakumva sho ubundi kumbwira kwimukira muri apartment uzahita uza twibanire kubana n'undi mushinga tuzigaho ubundi mva kandi sheri ngewe mba mbona nawe unca inyuma pe kutese ubwo koko nta zindi nshoreke ugira ariko ye ubu utangiye kumfuhira rero ntarashaka kuvuga ko nguca inyuma ahubwo n'umugore wanjye nawe aritwa inshoreke. wenda bizi ko mutagihura kuko musigaye murara mu byumba bitandukanye. mva muri ayo matiku ze tugende. nyamara ntacyo tugende namaze kwitegura ariko rero bitekerezeho ruko kuko urabizi ndakwikundira cyane kandi nkeneye umugabo duhorana apana uwo duhura bubyizi mbese nyine nanjye nkagira urugo nkubaka. ese ko wicecekeye ugahigima gusa kuko ntacyo ubivugaho. tugende ibyo tuzaba tubiganiraho ntituri kumwe si ngaha tugende. niko shamanyu garuka se simanyusira urasubira inyuma ujya he nakubonye hagarara aho ngaho gahoda hagarara aho. Melissa urakora icyaha manyusi we mbaza aho urahakora iki uwo mukobwa muri kumwe n'uwahe naho nyine kuri wese nako nyine twari tunyuze hano kwiga mwiga icyo wamusenze wowe uriga hano se ni ku ishuri. papa sori rwose nayobye ndavuze ngo nkubure none ahangaha vuba kandi mu masegonda make nkubone mu rugo wacu icoco uyu mukobwa muri kumwe n'uwahe uragenda ujya utambwiye ariko sha papa simuzi pe simuzi ngo ntabwo umuzi simuzi musanze hano nanjye ushaka kabaho nk'ibintu ni ibiki ko ruhumuri uriya mungu n'uwawe reka nigende n'uwawe kihuresha w'imbaza byinshi. Melissa mana yanjye we umva sheri umva uratsenze gato ndaje nkwereka umuntu mpangana nawe ndiko di umukoko nta soni ufite kuki hano mwemerera abana batagejeje ku myaka 18 bakinjira muri roji bihakorerwa urabizi ntabwo bemerewe kuhinjira ariko none uriya mukobwa uvuye hano uko yahinjiye arayifite dore ngo arabura icyo avuga niko barabikoze cyangwa ntabyo bakoze reka nibwo bari bakiza da imana ishimwe hanyuma mbwira kuri aya mabwiriza yanyu handitseho ngo iki ntabwo handitseho ko nta mwana utarageza imyaka 18 wemerewe kwinjira hano singa ibiriya hanyuma uriya hinjiye mureba he
busha rwose gabanya uburakari. oya babarira usubiza ibyo bintu by'uburakari bireke. twebwe icyo dukora ni bizinesi. none se tumwatse indangamuntu akayitwima akatubwira ko yigejeje ubwo twahakana koko. kizima rwose ni uko ampa amafaranga nicyo cyanzanye hano. aho nimunyumvira ngo amafaranga koko. none se ubundi mabo ubundi uzi ute ko atayirengeje. mva mbese umuzi kundusha rero. none se umva sheri umva nkubwire. sha mugize amahirwe ariko ugize amahirwe. ariko se mbwira rata sheri. none se gutungana ubaza imyaka uriya mwana uramuzi? ubundi se wabwirwa n'iki ko imyaka atayirengeje? yewerere sheri ndakazi ntayo gafite ariko karamba nako twigendere. muraziranye se cyangwa? mbese mari niko wibereye hano mu cyumba. umukozi yari arimo akumbaza ngo uri he kuko utamuha yo guhahisha nkambwira ntubanza wagiye hirya ahangaha kwa muturanyi wawe kumbe wibereye ahangaha mu cyumba. uriya nawe arayambaza se sinamubwiye ko nayasize kuri butike nkamubwira ko ajyayo bakamuha ibyo ashaka. ubwo ntiyabyumvise nyine. birashoboka kuko yari yambaye biriya bintu byo mu matwi yumva yamizikiye. reka nze mbyuke mbimusubiriremo. oya mwihorere rwose namuhaye andi. ahubwo se wowe ugiye mu duke hano mu cyumba di ntabwo usa ngo uyu mugoroba tujye muri siporo. yewe hano hari ikiganiro narebaga kuri YouTube cyane ntwaye. reka nicara ahangaha mbese ni ubuhamya bw'umugore urugo rwabihiye. nagikurikiye nibuka abashuti bacu kwa Ruhumuriza na Kamariza hirya. yewe urwabariya narwo wagira ngo Imana yararwibagiwe pe. yewe ariko ubundi ndakumva wazagira inama mugenzi wawe agatuza akorohera umugore koko. hinde Ruhumuriza. ni imyitwarire y'umugabo uri kubaka urugo rwanarera abana be koko. kandi umugabo yarambwiye ngo byose byatangiye umugore amuta mu cyumba akigira mu cyumba cya wenyine. none se urumva watararenganye? ariko nawe ntukigire nk'aho uvutse Jody. ubu siyo niyo mbarutseho ingeso mbi zokamye Ruhumuriza cyangwa cyari kimwe mu bisubizo Kamariza yagerageje gushaka yirinda. ariko byo Ruhumuriza mubona kenshi mbona akageso ko gushurashura ari kamere ye rwose. mperutse kuganira na Kamariza numva yarashize wa atike agahinda kanenda kuzamunangura n'ukuri. yewe Kamariza mureke noneho afite umuhungu hariya we ubanza azamurengaho pe. none wibahetse n'ababwiriza uwo mu mugongo. mperutse kumubona asimburanwa na se mu kabari ndakurahiye. urumva kandi igikundi binjiranye mu kabari wa muntu we ni urubyiruko bangana. ugira uti bangana bose ni ukugenda bakitereka amayoga ntarabonaho abagabo babitunze bafite amafaranga menshi biteretse. urumva ariko ubundi ko ariyo yayo ayo mafaranga baba bayakuye. nanjye umbaze nkubase rwose. ni impamvu dukwiriye kuzicaza uriya muryango tukaganira tukareba niba hari inama twabagira. simbizi kuko urugo rwabo ruri mu manegeka rwose. ariko se kuvuga ngo kubicaza tukabaganiriza Ruhumuriza uri hariya ko mwiyiziye ko nta nama yakumva. singiye kukubeshya rwose mba nduguha kumaye ngaho ndida Ruhumuriza niziye kuva kera. uriya ni intagondwa nzima. oya ariko nanone ntayitinya itarungurutse. simbizi tuzapfe kugerageza. erega ntawe uvumira itararenga. nshimye ko bivuze nyine ko ari ugupfa. nitubona umwanya wacu nyine ugiye gupfa ubusa tuzawubateho. ariko Ruhumuriza uri hariya ntacyo mukwijejeho. wenda bizaba kuganiriza Kamariza ngo yiyakire naho Nyamugabo uri hariya nakanzu uraheba rwose. oya tuzagerageze rwose mugabo mwiza. simbizi cyo ngaho rero reka maguru cyangaho ubwo cyo ngaho rero nawe guka use tujye muri siporo dore umugoroba urashyira ijoro. ndabashize ihe n'uyu mugongo wanjye koko. yumvira kandi urabura kuzikora ngo urebe ko wawukira ugashaka kuzibuzwa n'awahumva. ngaho kira amagurutsa rero tugende. ngwino eguka tugende. twagiye.
niko kamariza kamari ndakumva ariko niko kamari iyo mbona n'ubu ntiragera hano ngaho da ese kuje utongana byagenze bite mbwira yewe ya mbona n'ubu ntayihari ese hano twacirira imbwa ryari kandi wamugura ntumvugishe menshi nta mwuka wo gusa nifitiye mbwira gira vuba ndavuga wa mugiga w'umuhungu wawe ngo ni Manyusi ariko iyo mbwira ngo umuhungu wanjye uransetsa musetsa si ese ku munsi ndagiraho namubyaye ku giti ntabwo ariho twamubyaranye winyuza hirya umbwira ayo manjwe yawe ngiye ntabwo igicuru kitwara kuriya mfite aho nturiye nacyo urihakana umwambari wawe kandi ari we mutoza we aha nzabambarirwa da nushaka ntuzabarirwe ntacyo bimbwiye birakureba mbwiraho kiri nanone niba cyohoshye mbimenye mpite mfunga hano ntazongere kwinjira hano se noneho mwapfuye iki ko kuva ejo nimugoroba waje utarwiyambitse yewe yagize imana ejo arangara atahatinze wasinzira aragataha isenga anazinduka yohoha wa mugani wawe iyo umucirya arahari wari kumunyuza mu ryoye ntumbwire ko n'ubwo ntawe uhari umwambari wawe dore ngo ukwaza n'ibimwaro da ese muhu wakoze ibiki ko so noneho mudacana uwaka mvuko kivuga mbese ko cyitaho mwarezwe hesha dore uko kireba n'agahanga kabe wagira ngo nka kisekurume yo mu mpeshyi niko wagicucu igira hano nkwereke ego baba urwo n'urushyi gusa urushyi n'umufuniko w'isafuriya niko nkutiye umwana aragakubitwa n'inkuba ubwo nkubitiye umwana ko kumuhora iki ese nkubujije iki papa imbesire icara hasi vuba ko ngireba sinkavuga uhagaze n'amafuta yawe wampimbiwe yewe ubanza zahinduye imirishyo reka nigendere mama uragenda ujya he wowe kuma hano wumva icyemezo nafatiye iki gihungu simbona aricyo kumukubita se kugera simbashije kumukubita ma garuka nawe se gira vuba umva kamari uyu muhungu yirirwa agenda asohoka muri uru rugo akarugarukamo ko yishakiye ukagira ngo ni mu rugo rw'umupfakazi ubu none nafashe icyemezo cy'uko agomba kujya gutangira kaminuza akiga kandi akava muri uru rugo akajya gushaka ahazajya akicumbikira akirwa no kuri buri kimwe cyose azirwana hatese kandi nta kazi agira ariko nawe ako wamushakiye ntiyakavuye mu minsi iby'akazi nta kibazo zamuha icyo azakenera byose ariko mbwira ahangaha bwawe uburara bwe simba ushaka mu rugo rwanjye nta bagabo babiri mu rugo rumwe nta bihanga bibiri mu nkono imwe ubwo rero nawe ngo uramuhimye ubwo se ntumushumuriye rimwe nta kazi ke nawe ngo azamenye ko azajya yirirwamo agomba kwirwanaho kigomba gukura ariko shani wumve ngo nzajya guha buri kimwe ukenera ucece ko bizahora ari uko nguko umwaka umwe uwa kabiri uzabe warabonye akazi nawe ibindi wirwaneho urumva kirumva se ese ko utavuga ndabyumva twumvira mu rya bihata ngaho mva imbere dore uko kireba bucyo wamaze kwiyandikisha muri kaminuza inzu uzaba wayibonye wanamaze kumvira hano mu rugo none nzajya kwiga ubundi nziyandikisha muri kaminuza genda gahambirwa kaminuza zuzuye muri iyi Kigali wabuzemo n'imwe wakwigamo ubwo uraje umbaze n'icyo uziga nkaho urusha guhitamo genda ntugire ikintu mbaze kitari amafaranga genda vuba se genda ninagira ariko ruhumuri nanze kubivuga yumva neko uburiya mwana witwara kuriya wohereje kwibana n'imyitwarire yuzi ubwo noneho n'umwuhuye ngo yirohe no mu byo atakoreraga ahangaha navuze ngo nta bagabo babiri nshaka mu rugo yewe nzajya ngereka akaguru ku kandi nsoma icupa iranyana yimbwa nayo ibikore nsire nayo isinde nkora iki nayo igikore nako simbizi ariko wakigarura nka gishoti indi migeri ariko noneho mana yanjye uriya mucenzi numva reka nceceke narabivuze ntumwambari w'umwana agenda nka se nakubwira ntitwara nabi imyitwarire yawe si yakibyeyi ukantwama none dore umwana watangiye kwitwara nkawe biguteye ikibazo wa mugore ntunzamuriye isukari uranyumva yewe nageze narahageze ifaranga narigezeho naho cyo nta n'amashuri kirarangiza none ngo dore uko kirirwa cyangaraguza kizerera nigirira agahanga gato nkakarindura umama we gusa ibyo azakuzanira uzabyakirize yombi dore ni wowe umuhuye nagende imyaka 20 niyakaba yabana n'ababyeyi agomba gutangira kwihigira ubuzima ku giti cye cyakijyaho kiri kukigwa amagambo kiri kugwa amagambo mu rugo rwanjye hasoni ngaho gira vuba wicazwa hasi ahangaha umbwira ukuntu ubusambanyi bwawe butumye bakwirukana akantu bugatuma bagutuma ababyeyi turukwaza sha ubu ntaho wahera uvuga ngo barakubeshyira noneho nanjye narakwifatiye ariko ntabwo ari byo banyirukaniye kuki niba ku kigo batarakwifatiye se nanjye ugiye kumbeshya kandi njyewe ubwanjye sinakwifatiye ariko se wowe wamfashe nkora iki kumbeshyira ariko ubwo nta soni ufite ubwo nta soni ufite iyo utinyuka ukavuga utyo koko hanyuma se muri iriya roji nagusanzemo wari uri gusubiramo amasomo wari urimo kugira uto wankotsaho
subiza se dore uko ukareba ariko ubundi meri buriya sinibeshya ko aribwo mwari mukihagira kandi mwari mwarangije gukora ibyo mukora imbeshyira ngewe ntacyo nakoze se bahagaho wagacucu ko se wanditse akareba kakabona nta bwenge mfite ku buryo ukambeshya ubwo wowe n'uriya muhungu mwajya muri loji nta kintu mugiye gukora mutagiye gusambana ntunshogoze ariko wibuka ko nkurusha imyaka 11 yose koko none urashaka kumbeshya wowe wanshaka arafuwe njyewe icyo nzi ni uko umbeshyira murangiza ubusa gusa bwenge buke gusa ubu mu rugo bazi ngo bakohereje kwiga naho wirirwa uzenguruka mu maroji usambana gusa nta kindi pfa ngo karahigima ese ubundi nkubazi ko bagatumye umubyeyi kakanga kujya kureba mama mu cyaro ngo kamubwire uko byagenze ubwo si uko wari uzi ko yakuvunira umuheto nuko nta tike nari mfite ingezeyo wayivana hese amaguru warayamajije Kigali yose uzenguruka mu maroji wayivana hera harya ngo bagutumye umubyeyi ngo umujyane ryari ejo shaho ugeze amahirwe usanze no iyo ugira ibyago mama akaba ari we biba ngombwa kwaza yari kugukubitira ku ishuri ako kabuno wirirwa ukaraga kagahinduka umuneke kwaza ariko ubundi nkubaze muko ziriya ngeso wazize ryari izihe ariko wikwigira nyoni nyinshi hizo ubusambanyi ndakubwiye ko nari ngiye gusambana ariko hanyuma se hariya wari uje kuvoma hariya wari uje niba ishuri ryanyu ryimukiye sinabimenya hoya si iki ariko ujya wibuka imyaka yawe wagacucuwe 16 ukaba wirirwa wirukanka mu bahungu koko ndikomeri ninjye wakoroye nkore kukaza kubana nanjye mu biro kwane Kigali iyo mbimenya wari kugira uho guhita ujya mu cyaro ukajya kwirirwa ubagara ibishyimbo na mama urya umushogoro ugeretse ku bishyimbo none nagusohokanya ahantu heza ngusohokana kanga urya amafiriti urayagaye hako ubundi mure ni iki kuntuka wowe hariya twahuriye uvuye kuki ugize ngo iki urahiga imiti se subiriramo icyo kibazo cyawe numve neza uvuze ngo ikimeri nakubajije nti wowe ko twahuriye muri iyo loji uvuga uri kumwe n'umugabo muvuye mu cyumba mwe mwari muvuye gukora ibiki kugira ngo hagiye gusha hongere hashe ubundi hakongoke dusigare turi guhuha ivu mu mazi bro wabonye haragurumanye aha hantu hagiye kugira hagiye kujya hashya urabona iyi gata atari umuzinga se reba itegereze wowe icyo kuvukira mu ngagari bivuze bantu ubu none ngiye kujya nisanzura musa kuratanga papa ariko papa wawe ni umusaza kweli byadanje ngo mwakubitanye mwese mugiye gusumba ibyana wani noneho umusaza mu kugukebura arakubwira ngo genda nawe usumba ibindi byawe ku ruhande tutazaje turagonganira muri rogi papa wawe ararenze bro ibyo ntiyarimbwiye mbabarira papa
ibyo bintu ntabyo yambwiye ese ntaho ariko wambwiye kandi byehore cyangwa ubwo ntacyo bisa nabyo ntuzi kuguha amafaranga akakubwira ngo ushaka kuba muri geto uje kwirwanaho si nko kuguha urubuga akakubwira ngo isanzure ubeho uko ushaka icyo ntari kuvuga utari kumva ni igihe ibyo ngibyo narakubwira ngo njye mbari mu fureshi nanjye niko nabyumvise urumva ariko abimbwira nyirukana mu rugo hari ukuntu yikojeje ibirere yigira nka jetiri urumva yikoze ibiceri ikaraga bacanzemo urushyi abacanzemo umugeri na n'ubyo mbitekereje nkoraho yankubise nkumva ndababwa nubwo yanyohereje ariko yanyohereje nabi ariko se koko viye yarakubataguje mwa mani viye ni danje yo ndebera iniga yanjye bayirambitse hasi bakubita inkoni ku kabuno barimo badihadiha babirandura batisha biranduka dukubite n'ahandi none ka kantu banza bafasheho ndakanyagwa uwo kunyereka bari kukugaragura bro uzi imbaraga ntiyagira yebaba we yankubitiye mu maso ya mere ndavuga ni nk'ubu bwa bukobwa nirwa niyemeraho ubonye banjota imigeri nk'iya jetiri koko ubu hari na kamwe kazongera kumvugisha ibyo byo biri kumvikana kabisa musaza bamugaritse basitse umukandara bari gucuranura nk'igisambo cy'iby'amasafuriya bari gukubita bari guhondagura wagira ngo yibye indege ubundi ukuntu uba wisanze waguha geto nk'iyi niko cyakoze ba ariko ubundi reka nkubaze sitori zaho ziba zirenze kabisa sinkubeshe mu baniga bose duciringa n'ibyo duhuza n'abantu bose manyusi erega shangiye mfite n'amafaranga kura tanu papa njye mfite amafaranga njya nibaza nk'uko kuntu nanutse nk'imbwa yurira urugi cyangwa ishati iparitse kuri porotemato aramuze aje akagutibagura akagukubita nk'uko yangeje niba utakonyokamo gatanu oya sha nihagararagaho mwana njicanyereka papa ukuntu mwari muri kurebana wowe noneho ukajura mubaza ngo vie ngo ese ni mwebwe nawe akavuga ni twebwe izo mbaraga se sha wazibona niyo waba washyizeho ka kantu yari yabisheviye yari afite umujinya ariko nkabona nawe ari ukwihagarara kuko niwe yasohokanye icyana urumva njyewe nari ndi kwinjira nawe yinjira oya we yaramaze kucyicanga musha urumva gusa mani ni igikobwa cyiza ye baba we umusaza bagomba kwitamwo warunu viyarira amafaranga y'ukuri ariko ubundi reka nkubwire uzi ko icyo gikobwa ari gikuru cya Merisamani oya se mani ntawe wabinkora bro bivuze ngo weho na papa wawe mwihengekanye ibyana bivukaga mu rugo rumwe fo papa wawe yaragiye aribyara fotokopi nta n'akantu na kamwe yiyibagiweho sasa rero gahunda ihari niyo gutwika hagaje hagakongoka niyo gahunda igiye gutangira hajya mwana ari ukumbwira ngo ubu baguhaye ntabwo kwiyandikisha muri kaminuza n'agandi ko kwishura ibihembwe bibiri ayo gusa se yankiriye kuri konti nayo kuba ntunga wa kintu uraryoshye warunu kora tano wowe sha mana abana bo mu ngagari mubaga mwarahaza mumeze neza pe nukuri sinkubeshe uzi ko njewe ubwanje ndi kwiga muri kaminuza nje nigiraga ku nguzanyo ya leta ntazi n'ukuntu nzayishura mere akankubita itike iri kungeza ihuye gusa nagira amahirwe nkabona ari ifuti ubwo nkaba ngakenyera agitike nkavuga nanjye naganje none se ukabaho utemana nyumvira uru rwana ndake ahubwo se ubwo wararyaga mani nariraga muri resitora zo muri kaminuza hari abitaga muri kirimi bro buruse yaza nk'ishuri
hanyuma se kunywa icupa mani buruse yaza nk'ishuri koko gutembera buruse yaza nk'ishuri nari meze nk'umuraro wa dani ko ukungana ariwo wakuye inzara mwana nazanye ifaranga reka mbonore watsinda gazane ntacu umva ariko kubera nari ndi umuhanga cyane hari ukuntu ibyana byo mu ngagari byabaga bidashaka kwikoza sayinimenti bikambwira bati dutemo nanjye nkabatamo hanyuma ubwo nanjye baje gusohoka bakantamo fo byadanje ubwo buzima ko butari bworoshye mani basaba kubura umwana wo mu bakene ntacyo ariko ntunyobye sha umva rero nkubwire inzu nini irabonetse gira uti inzu iyi ni inzu ubu rero tugomba kuyitegura fureshi ku buryo twadupati twose tuzaje turabera hano turi kujyana ubundi tugatumira ibyana byiza bigezweho muri iyi Kigali mvugira ngo hagashya ko hagashya ariko mva nkubwire bro yo mbere na mbere ngomba kuzabona cyamera isa nkakicangamo ubundi nkihimura yo papa yaranyishije na n'ubu biracyajya ahantu sana ntabonye merisi umupetanganye na sendaki bro ako ntahari akabazo kadanje ku buryo wavuga ngo nyine bigiye kugutesha umutwe sibyo reka dupange ibintu bifatika ko numva ushaka kugira impungenge ye papa yamaye kashi nyinshi bana ye izo kwishyura ishuri zose nzikenyereyeho kandi ntabwo ngewe ibyo kwiga kaminuza amanyusi ibindi ntayo nzishyura bakatire ngomba kuyarya nkayaryohamo yashira nka mwakandi bananire ye ningagara afite amafaranga hashumike reka hashe bisobeke yo bro cyakoze bana ibyana byo mu ngagari muba mubayeho neza wowe yagomba kuyamaba yambyaye se agomba kundira kandi neza kuko arakize we man cuvuze nico ko nanjye ngomba kubyungukiramo tu ubundi nari maze iminsi ndi kunywa ni za danje narakubiswe ndi kwiga aho reshumi yanjye wakina ntacyo wamburana ikindi rero ayo mafaranga yose hamwe ari kuzantunga bampaye tugiye kuyateguramo hano urumva tugure n'agafirigo ubundi byeri tuzuze hano n'amarikeri urumva urumva amarikeri yuzure ubundi mpamvu mva nkubwira akaboro nyine hano habora agomba kuba nko muri depo ya byeri bya dani fosana ubundi hawuzi pati tuzitegure tuzikoreka hafi urabibona ko umuziki wo wamaze kuhagera neza ubundi dutumire abadije baze baducurangire sha urumva twicangemo ibyana nje ndi kumva ubuzima bwanjye noneho butangiye kuryoha wanga udukobwa twiza twose two muri Kigali niye tugiye kuja turaje hano kwa njyewe nawe manyusi muze turya ubuzima nta myaka ijana abana n'indege irashya wowe ariko ibyo byose bizabera kwande kwa manyusi umva rero nawe aho bigeze sibyo reka ibintu byo gukomeza kubidage bro agafeyo ugomba gutangira kukagerageza ubu nyine nawe uri kubona ibyana byinshi tuba turi kumwe nabyo bikufatagaho tu aho biroroshye wana yo ureze ko natinya gukurura ku myotsi ngo natahamera kakayumva nkaraburiza ubundi yigenga niba nakakane ko ku mugongo w'ingona kabone kuzazane tudepe man ntumbwire ko manyusi none warekeyeho kuba karori sinyiri Babylone ba none ako ku mugongo w'ingona urabizi ko ndi nyamugenda mu bahehe iriya imbere cyane wakinduwe hashumik batonek baturitse pa naho ririya risaza ngo nige kaminuza nawe wayirangije nta kazi ugira wirirwa ujya yanjye ngo nanjye njye kuruha kwiga n'ubuzima nzaba nshakasha urumva mbuze nabishaka none se hari akazi ugira ahangaha uri kwande
utabivuga ndakwirukana manyusi kwa manyusi kandi ubu ngubu njyewe ubuzima ndabufite urumva mfite ubuzima bwuzuye mfite amafaranga ayo mashuri nawe azagenda yige agahambirwa reka umukire wese sikabariza kaminuza sha wenda nanjye nzagafatisha urumva mani ngo uzagafatisha sasa uzagafatisha se ukoraga iki ibubagamo byo kujya abana oya se kandi Melissa karame ngaho nawe wicara aho ngaho abakozi diregiteri hanyuma rero ngewe nitwa Ndagano yego ni diregiteri w'iki kigo mwihangane n'injye ubakira kuko abashinzwe imyitwarire ntabwo babashije kuboneka nta kibazo uyu munsi hari amahugurwa bagiyemo ku karere Melissa karame uyu noneho ni umubyeyi wawe uzanye oya ntabwo ndi umubyeyi we ahubwo ndi mukuru we Melissa karame ubwo uheruka hano twe twavuganye ngo iki ngo kuri iyi nshuro ngomba kuzana umubyeyi mbyara none se mukuru wawe niwe ukubyara Melissa karame urashaka ko guha weekend ya gatatu none se ko mama aba mu cyaro kandi nkaba narasanze yararwaye nta ntege zo kuza hano afite yarambwiye ngo mukuru wanjye aba ari we unzanye nibyo bwana diregiteri mama utubyara ararwaye ntiyorohewe kandi nta papa tugira ubwo rero nahisemo kuba ari ngewe umuzana kuko mbi ni Kigali none se ko kuri mukuru we ni ukuri pe ndi mukuru we rwose sinzi niba mutabibona ariko abantu benshi banavuga ko dusa gusa ko nanjye ndabibona ahubwo ntangajwe no kubona ari we umuzanye nakoreka ibyo tubyihorere hanyuma se Melissa yaba yarakubwiye impamvu namutumye umubyeyi yego yarabimbwiye ni iyihe yakubwiye ngo yasohotse mu kigo nta ruhushya afite ibyo gusa se Mary karame hari ibindi wambwiye nkaba nabyibagiwe ko ntacyo usubiza se kuko biteye isoni ntabwo yatinyutse kubikubwira nyine ntacyo ariko ndabikubwira ubwo wiyiziye n'ibiki se uyu mukobwa murumuna wawe rero yatorotse ikigo yego arangije amara iminsi atakibamo aje ntiyasobanura aho yari ari tumuha igihe ngo ajye mu rugo yitekereza azagarukane n'umubyeyi arangije igihe twamuhaye kirangiye atuzanira umuntu tutazi aho amukuye ngo ni umubyeyi we nawe wibaza umuntu twabajije amazina y'akayibagirwa kuki urabyumva neza tukamubwira amakosa umwana yakoze ati mumpereze inkoni mukosore Melissa ati no kunkubita bijemo se uranyumvira ahita yigurutsa tuyuse umubyeyi wanjye ibyo ni byo ubwo twese turumirwa niko kongera kumusubiza mu rugo rero ngo yongere yitekerezeho azagaruka azanye umubyeyi we nyirizina mana nyagasani Melissa reba hano ayo makosa yose warayakoze koko kuki utayambwiye wagacucu dore ukareba umva ntega amatwi nkubwire uyu mwana amaze iminsi yitwara nabi pe nari ntangiye kumuhagurukira ariko mbona imbaraga arimo gushyira mu kwitwara nabi zirimo kundenga niko kwitabaza kumutuma umubyeyi ngaha atoroka buri munsi abarimu bahora bamundegera ngo ntakiboneka mu masomo yabo gufatwa yasinze yewe n'ibindi ntarondora Melissa ubu wari umaze icyumweru waroherejwe kuko ukaba warangezeho ejo kumbi none se yakugezeho ejo kandi hashize iminsi 6 umwohereje mu rugo nyine nari naragiye mu rugo kureba mama Mary utambeshya nanjye nkagukubitira hano utambeshya mama amaze iminsi mvugana nawe kandi ntigeze ambwira ko wamugezeho urumva udashaka kuncurika rero nushaka n'umbwire muhamagare ahubwo mbwira wari urihe umva rero mbabwire ndumva ibintu bikomeje kugorana reka direte bikomeje gukomera pe Melissa iyi minsi yose wari urihe wumva kome kutavuga se ariko mwokagira imana mwe babyeyi abana b'iyi minsi tuzabagira dute koko uba abana benshi ni ibi birirwamo ababyeyi nabo bazi ngo bagiye kwiga wabura n'iki direte ubu uyu mukobwa urabona atatunaniye koko
yewe nta murozi wabuze umukarabye ariko ushatse kuvuga iki muyobo byihorere iturize none se ubundi nkubaze Melissa murabana mbese nyine inshuro nyinshi muri kumwe cyangwa mu cyaro na mama wanyu hari mu biruhuko tubana n'i Kigali yewe ndumva bikomeje kugorana iki burya isoko igira isoko koko kandi burya ngo ntawe ukama ikimasa ngo yinikize bikunde nta mpundu z'urushishi urumva ushatse kuvuga iki se ubu ndeba ubu agahinda karanyishe ubayigize mbuze uburenganye uyu mwana ariko nanone nareba urwego agezeho nkumva binteye ikibazo yaba nibura ndimo kwivugana n'umubyeyi umubyara ariko naje muhagarariye ndabizi kandi nanabyemera rwose si ikindi nanze kubanza kukubwira ntimyambare idakwiriye Melissa yiharaje muri iki kigo yigukomoyeho ariko nibuka naho nsanzwe nkuzi nuko nkuzi ndavuga ntihari igihe ko kumworoza abona ihene ishonje akajya kuyizirika mu zindi ngo irishe nayo ariko atabanje kureba izo hene izo arizo nese izo hene nizihuvuga ndumva utangiye kutubwira ibitekeranye humura n'ibyerekeranye rega ntacyo biza kudufasha ntabwo Melissa uyu nguyu yaba mu maboko yawe na Ruhumuriza ngo azabure guhora agongana n'abashinzwe imyitwarire muri iki kigo ngwiki nkubeshye se mubyeyi mwiza isubirire mu rugo na gahunda zawe Melissa ndongera mwakire ubwo menye ko akwiriye kwitabwaho by'umwihariko ngaho Melissa naguherekeza agaruke tuvugane niko kamari ndakumva ariko se wangiriye mu cyumba kandi ariko se kuvuga nabi ntavuga nabi se kuba mu nzu ukajya mu cyumba cyawe icyanjye uba ukigarukamo ushaka iki niba ushaka kugaruka wazagarutse neza ariko ukareka gucunga ntari ukakinjiramo ariko se koko Ruhumuri ni iki se buriya koko kuriya kuntu cyasaga we ntibyakubangamiraga nta no kuvuga ngo basi niba utanshakamo ubwira umukozi akigusukurira mva mbese numva iki se iya myenda niba uzi ko yanduye wajya uyisohora nkayikumesera cyangwa umukozi akayimesa ariko ukareka kuyirundamo hariya uriya niwo umwanda rwose wa mugore n'umuki uriya nawe ni umwanda rwose n'umuki wa mugore wundi umunyamwanda yewe yaba ndugutuka nagutukiye buriya bukingirizo bwari bwuzuye mu mapantaro yawe ariko mbega umugabo ariko kamari ntumva icyo nanga nk'ibyo ujya kubirebuzwa ko kubishaka hirya uhumura ntaho nadushyize naturikiye mu cyumba cyawe mama we ntayo mateshwa yawe rero naho urufunguzo rwahariya nibikira ibyuma ruri njye gukuramo ijeki dore iriya modoka ntayo ifite kitazamfiraho mu nzira nkabura uko mbigenza cyangwa se polisi ikamfata ntayo mfite ariko iyi modoka yanjye urayiheranye koko ese yawe umbeshya ngo yaheze mu igaraje iryo garaje bararifunze bayifungiranamo cyangwa ariko niba wumva ubaye wazaje nkakwereka icyuma ibura ukajya kukizanira mu Budage maze nanjye nkabona gusubiza imodoka yawe umva twumvikane rwose urabizi ya modoka ninjye wayiguriye ntabwo nzakomeza kujya ngenda ntega amamoto cyangwa rifuti gira ukoresha iyawe cyangwa uzagura indi ntubu z'amafaranga ubundi usubize iyanjye ariko ubwo kujya ku kazi niba ushaka kujya ngo uhere imodoka koko none se hanyuma njya gupatana ibiraka neze moto ariko wamugure urubyumva wowe urumva guhinguka imbere y'umukiriya nkuruka ku ipikipiki byameje akazi cyangwa byamumbye wese nujya ku kazi na moto bazakagukuraho wa mugabo niba hari nawe wayihaye rwose ibyo birakureba icyo nkubwiye ni uko ugira ugashaka iyawe ukansubiza imodoka yanjye ntabwo raje ye abo nayihaye se bandi wabonye nyihererekanya nabo ntabamenya nte abo mwiriranwa cyangwa murarana mba mpari ese buriya bukingirizo cy'ubugurira cyo nticyatuma utanga iyo modoka ra kamari umunsi umwe zakumena agahanga mbibazwe nyuma wembe si iryo nshinja wabibonera ibimenyetso mezo mfunguzo cyangwa unambwire niba utazima nigende umva wowe yahereye ntunganira ambwira ubusa genda umbwire umukozi aziguhe niba uzibitse ibyo byo kumena impanga byo ni akazi kawe kazi kanjye gusa umenye ko imodoka nyishaka ejo nkigira gusura umwana dore wowe wanze kujyayo ariko ye ariko se ndakurenganya urajyayo n'uwohereje ngo kwibanuza uko amerewe uriya muhungu bizamubaho uzabyirengera yego ye dore ngenda muhamagara ntajya nyitaba ubundi se umuhamagarira ubwo yewe muzi uko mwabipanze wenda mubiziranyeho uramusura ngewe ndashaka kujya kwisurira Minyone ku ishuri wagusura Minyone ku ishuri ye ntukantunguze gahunda nkaho ndimbura mukoro umva ngo arijijisha ye yijisha hanyuma se niba muri groupe ya WhatsApp yo ku ishuri ryawe ntihashize ibyumweru 3 batangaje itariki ariko ujye urumva izo groupe zitanyishiriza amafaranga n'abasoma ibiki ikibazo nabona n'ikize ngengerana na business we ibyo bintu niba warabuze ibyo ukora ujya were gusoma ubusa sigaho kwijijisha hanyuma se sinabikubwiye ukavuga ngo ntibikureba ubwo umenya ko uzayimara ejo nkagenda kamari
ntayo nteze kuguha rwose ntayo nzakuha sinahomba amafaranga hejuru y'uko wigize umuseremo ukanga kugenda nk'abandi babyeyi ese ubundi utekereza ko ababyeyi bose barerera kuri ririya shuri batunze imodoka cyangwa nawe ushaka kujya kwerekana ko yitunze nyabo yego ye ariko ibi ni ibikira ibiki se imodoka ari iyanjye wayimpaye nkazegera gusura umwana ntayo nzaguha maze nzarore ko utazajyayo cyewe ubundi guterana n'amagambo nawe nicyo kigushuka umva sha niko kado oye nawe ijambo bituma atanywa sinzi ibyo ari byo niko sha yewe niko kamari iki gihugu cyawe gitumye kugita ari kunyitaba ibintu byawe byose umuntu yasarira muri uru rugo sha aho bigeze akira nkwaza aka gakarito ikumva ndusha kugahagatira kabisa akije anda mpereza amaboko gari gacitse neza neza sha terura neza byeri zirimo zitakubitaza ugasanga umuntu aguze icyo asoma umunsi urumva njyewe ari njye wakwitesha amahirwe nkamena byeri mbishaka koko shaka ko zimenetse twaba tunahombye mwana utahomba se twabona gura izindi ni impamo y'imana ni nayo ya nyuma nari nsigaranye ese sha niko wamaze gusinda sha gushaka kwinjira mu muhanda uri kugira ngo bakugonge wagiswaho genderaho abagenzi nsinda ariko nsindikisha turikere tunyuhe mu kanya nitwo twatsindisha nanjye maze kuba metere wana ko zirazivuniraga mu mazira ariko rero tuvuga ibintu tubisubire warwana uyu munsi watumiye abakobwa bamwe nk'ibimodoka bishaje neza neza igihe twamwiriye koko nta no gusinda bariya bihurisha turaje tubavangiremo za rufuro barahita barangira mani buriya rero hari n'ikindi kintu utazi ubundi twebwe tugende tubikubita amafege ubundi urebe ngo baraje ahaye ariko mani ubonye ukuntu biriya bisaza biri kumwera kuri kontwari biturebye twaka inzoga n'itabi wabibonye uzi biriya bisaza biriya bibaga bihaza uje urabyihorera ukize babaga bari kumva bamwabonye njye bankurikije amaso numva ngize ubwoba barane baba bishabihorera uzi udukobwa burana babaga bashize kuri randevu oya karita kane byatsira se kataho ngaho ushaka gukomeza nkaho wibagiye inzira ijya kuri geto yanjye nari nkarenze mwana ntabwo niyimutse sha ahubwo wangu mu kanya tugabanye umuziki kugira ngo abaturanyi bataduteza ingaro noneho n'ibintu byo kuja turabyina turi kwisatura cyane tukasanga abazamutse tubigabanye imbyino zo gusunda tuzive murabizi bari abakobwa bamaze gusinda barasakuzaga cyane umva nyine gahunda ihari gahunda no guhindura playlist ubundi tugashyiramo ingwatira wumva byanze agafata urwanda rwe bakibeta iyo niyo gahunda neza neza aho byaba biri kuva mu wangu reka amaze kuba umunyabwenge shawe ariko nje ndi kumva mfite ubwoba bw'iki izi nzoga zishobora kutubananya oya ariko si nta kuntu buriya wakwakaviye wawe utundi dufaranga dukeya ukamubwira ko hari nkano tugiye gufotoza ukamubwira ko agenzi ugasize ariko se mwana urumva ko iri joro napfa gufatisha viye mwakura ariko aya ndabizi ashobora kuba nawe yasepeye rwose cyangwa ari kwicangamo ibyana dore ko nawe yibyaye ntabwo wapfa kumufatisha sha kandi rero buriya reka nkubwire ikindi kamu na nyirinzu amereye nabi uzi ko namwishyuye ukwezi kumwe nkiyinjiramo nta yandi namuha uyada ni ukuri kw'imana none zo wagasize he wamusenze wese aho tunywera aragaruka cyangwa arukeka ko hari ayarwo rushyira ariko ntunturire sha aya utatangira kunyubusa ubutinde bwawe nk'imizimana iki se ahantu kwatuje gucara aba bakobwa basinziriye oya birashoboka se ku buryo n'umuziki uceceka bene aka kageni mwana tatangira ukagabanya urwo rujwi rwawe batubuze baricecekera baradutegereza cyengoro ufite ibintu bike mu ntoki ngiye byeri zahita zimeneka mwana mani byakomeye polisi mwinjira mwese hatagira usubira
polisi manyu akira ibintu byawe kamuka akira ibintu byawe ntabwo twaje cyane uramenye garuka wowe nagufashe sha wowe nagufashe ntuncika rwose niko sha ibi murimo ni iki rwose afandi rwose ni ukuri kw'imana nuriya nari ntwaje rwose uriya wirukanse niwe nari ntwaje ni ukuri kw'imana rwose ibintu rwose afandi injira wowe n'aba bakobwa bagenzi bawe tubajyanire hamwe ariko rwose afandi rwose sinari mpazi pe none wahageze ute sinzi ukuntu mageze iwacu niyo ari haraguru rwose ku gipangu gihera iburyo n'ibumoso rwose sinababeshya rwose afandi nari ntwaje uriya wirukanse kandi ntabwo rwose ni ukuntu nyine yaraguze inzoga iwacu mama akambwira ngo mutwaze mushaka rwose mwandika nkigendera nkisubirira mu kazi manyusi si wowe manyusi wowe n'uriya wirutse witwa kamu nimwe mutegurira ibirori muzamo mwihishe mukazanamo n'abana uriya wicaye hariya ambwiye ko afite 15 uriya nawe ambwiye ko afite 16 ariko ngewe rwose sindi manyusi ndafandi nako ndikarambise ngwino tugende ibindi birasobanuka nyuma yewe uru rusaku rwanyu ni rwo rutwihamagariye rwose ndafandi tugende ese mari kame mugabo mwiza koko mbona urimo kwitegura gahoro koko urabona amasaha atageze ahubwo se mukabyaramo iki cyayi urakinywa ryari ubu kamariza ntiyagutegereje akakubura yewe inywere n'inywere nabimenye ko nitegura gahoro maze icyanjye ndagipfunyika ahubwo icyo naringize ngo nanjye nibazaga iki cyayi wateguye ukuntu ari icyayi bikanshobera rwose naho kumva icyayi wagishyize ku ruhande yewe nabirangije da wabirangije reka ahubwo ngende ahubwo se ndeba ko ntacyo nayo numva se nyirambitse yewe wikwisaka yewe dore hariya ku idirishya rye rikirahatse ngo nibuka ko ari nanjye wayishyizeho se di ariko rwose ukuntu bashyushye washyira ngo mwana mugiye gusura harimo uwawe rwose yewe reka mpekeze kamarize nibyo none se ko wumva umugabo yamwimye imodoka ye kandi akaba yaranze ko banajyana akanyitabaza ngo mutware mu yacu nta kundi rwose ahubwo rwose wakoze kuyinyemerera uri umugabo mwiza oya se ntabwo nabyanga rwose ni umuturanyi mwiza wagize ibyago umugabo akamunanira urumva neza ngaho rero umutware rwose umuherekeza areba umwana we oya ndamutwara ndabizi uko bimera kudasura umwana wawe ku ishuri pe biba umwana aba yigunze neza oya ibyo ntubitindeho rwose njya mbibona hariya ku kigo cyanjye iyo hari abana batasuwe baba bigunze ubona bababaye cyane rwose ahubwo baba bahamagara bavuga bati twabaye nirere niko bimeze niko kazina biyisa wowe watasuwe niko bimeze rwose yewe ntabwo byoroshye rwose nuko bimeze rero nibyo naho reka ngende disi nawe utankerereza yewe genda nta kibazo usigare amahoro yewe ntaribi rwose ndebera amazinda y'umugore kandi do ndora ya shokora yari yashyiriye umwana nawe yarayibagiwe yewe reka nyimushyire sinamugarura da reka nyimushyire rwose umva mada karame sheri wanjye yakoze ubwo dore ya shokora wari uyibagiwe rwose yewe amazinda yanjye we wibagiwe rwose hano akira rwose ubwo kari kambayeho nanjye ubu se nari guhinguka imbere y'umwana nta kintu umushyiriye koko ibaze nawe sheri karame angaho mbwirira batisita nyingurire gete ahubwo se ariko ntabona hafi ahara batisita we yawe ndumva atari hafi ngira ngo ariko ntacyo ubanza ntawe uhari rwose yasohotse ariko reka nze nyigukingurire rwose ugende nyigukingurire ntacyo bitwaye urakoze cyane undebere ntagombwa rero nyabuna ndabona uruhuti yanjye itansiga amahoro da komeza undebere
komeza uze buryo aha inyuma aha nabigezeho wasohotse wagiye ngaho rero urugendo rwiza urakoze mugabo mwiza nawe usigara amahoro ngaho namwe urugendo rwiza yego yego ariko nawe yagenze ubwenge ntukanyinije uzi ubwenge bye urabona tutisanzuye mu mahoro umugabo nawe uribanda pe duteze utanuka ntabwo nabitinyuka ariko ibaze kwanga guherekeza umugore kugira ngo ukunde usigare mu rugo wenyine yego nyine uzi ko wabimbwiraga ejo nkumva uri kwikinira ashaka ngiye ntuzanyinisha urumva yarayishatse ndamuhakanira ndayimwima burundu ndamubwira ngo uzagende utege bisi nk'abandi wajya gusura uwo mukobwa wawe kugira ngo nkunde nze hano cyane rwiza none gusa ntitwisanze rero ntitwaragize urwacu ntabwo n'ubundi hari ntawe biba bitandukaniye no kuba n'icyenyine kuriya mugore ni umutesi koko ubu buriri n'ukuntu buryoshye koko akabwitesha umuntu kuwucisha mukaza kunyirebera ntagende iyo se yabimenya ajya abantu mwirataho sha yampaye rugari cyakora uyu munsi ndamushima da gusa ukuntu numva nisanzuye n'ahandi mashikagurika kaba rero ubushize nshakirana na yanjye gira yanjye ariko naragaragaye we hariya twaragahitse pe ibaze gusohoka mu cyumba cya roji uhagonganira n'umuhungu wawe nanjye nkahahurira na murumuna wanjye koko reka niki uzi ko bahirutse kumwirukana nagera ku kigo ngasanga akamaze iminsi muri biriya nigaheruka no ku ishuri reka se ni impamo y'imana murumuna wese ko numva azakurenga mva kandi azandenga mu bigisheri ubwo ntunutse aha ndarengana ndavuga nyine ko nabonye ari keza kanateye neza sha nagira imyaka nk'iyo bazabica bigacika uzi ko buriya gafite imyaka 16 gusa ndahira ni mama y'imana uzi ko iriya nyana y'imbwa yanjye yasatiraga gereza sha nkayitesha igihe coco ntikizisazira ndakurahiye ewe umuhungu wawe nawe ni nkawe neza neza mva mbese nuko arajya ku ishuri uwo mubyeyi reka ahubwo nawe nibagiwe kukubaza shiri mbaza ikize kandi wowe uriya mudiretiri muraziranye kubera ikize uzi ko abizi ko turi inshuti cyane tugira n'ibyo duhuriramo nta kuntu atari kubimenya kuko hari igihe wigeze kuza unsanga mu kabari icyo gihe ngutegereje usanga ariwe dusangira arakumbaza ndamubwira yabwiye ibigambo imbere ya Melissa reka ta numva ngeze ubwoba neza neza ariko nanone numva ndamurakariye pe ato uriya mwihorera aba yabuze ibyo avuga usenze gusa shiri ntureba ko twibanira byaba ari byiza sha ndakubwira ko wazashatse ahandi inzu tukibanira ko n'ubundi hano usa n'uhaba nk'umusiribateri ibintu sinakubwiye ko tuzabitekerezaho twitonze nawe nanga ko umbwira ngo tuzabitekerezaho ubwo se kuko tuzabitekerezaho kugeza ryari umurareko ndambiwe guhura nawe buraka rwose ngaho turi kurwikekwe kandi mbizi ko nkunda nanjye ngukunda ngaho turakwepana n'abatuzi kandi rero ujya kutihangana kwawe niko kubi njyewe ntabwo nihangana ngaho basi nta kibazo reka kuri iyi nshuro nihangane numva se ahubwo yewe yesu we shiri ni ibiki burya bwose bigeze saa 9 bitwaye iki reka mbyuke ngenda wa mugore atansanga hano ndabona amasaha yagiye atuza yewe oya tuze yewe reka mbyuke rwose yewe nigeze kujyana nawe mu modoka twagarutse saa 12 nkaswe wagiye ateze bisi uhafagira aho ngaho ni saa 1 cyane noneho saa 11 ndahita ngenda hari icyo se akisigana rero wihusera oya ibaza nsanze hano we ibaze none iyo ntambara sinayikira ahubwo wenda nka saa 2:01 basi ngo turatwamaranye urukumbuzi ahita ngwerekeza mu modoka
ubundi azasangira urugo rwe rwera. yego aha turahabanye byo rero reba guhera saa mbiri agitsimbura yego nyine ntajya rero nashyushye rero yasohotse mpita ninjira cyane yerega nawe umwumbuye ndabizi. mwamfasha byibara ntabyo uzi sheri reka njye kukuzanira ka gakeye twasize muri salo ngera usomeho maze ubundi twisinzirire. yego sha sibyo yego sha kumeze neza iratambuka neza we. ntumva arata umugore uzi gutanga keya ndahuriya nuko nyakireza ngo nagiye mu bandi ngo yerererere ijambo he nanjye he akabwesha kura ajya umwihorera umva ngo menye ko ndi umugore mwiza se sha ushaka uko twibanira. ruhumuriza we turapfuye wowe kanyagoye turapfuye umugore wawe ugize ngo nde umugore wawe oya nakwihanganiye kenshi ariko aka ni agasuzuguro genda se nta soni ajya se nebeke wageraho nawe uzana indaya zawe hano ariko ibyo nebeke se ujyawe wibeshye ntabwo ndi indaya uri indaya ririmo si kabiri uri indaya nta soni kandi wa mugore twumvikana niba ushaka amahoro uzibe vuba ntabwo uriya mugabo yagiyemo icyumba wimukiyemo ugeze ubona kijyamo ese ubundi ugarutse njyewe uko ngarutse ntibikureba di ariko si ibyo nebeke ibi bisi nshobora kubyihanganira ariko si ibyo nebeke niko wandaya aho se wibeshye umugore hose nyine aho uzamumena aka gahanga shaka umunyeho icyayi wa mugore urabona icyo ukoze reka nkwereke reka nze nkwicarire nkwice nicyo mwirahirira yakwica nakwirongoreye yakwica nakwirongoreye yakenda ruhumuriza we kumbe wicaye hano nari narebarebye ahantu hose mbura aho uri pe. yewe nta nicaye rwose wa mugabo we akanjye kashobotse noneho urabona ko n'amapingu yangezemo kare. yewe ntabwo byoroshye. yewe rero nari ndi mu nzira mva ku kigo mbona umugore arampamagaye ngo iwe byakomeye ngo ubu ngubu Kamariza amujyanye kwa muganga avirirana arambwira ngo uramukubise ariko ngo hari n'undi ngo bivuga ko yari inshoreke wari wazanye iwawe mu rugo ngo nawe rero imivirirana ubwo rero ngo bombi yari abajyanye kwa muganga. ibyo niko bimeze pe. none se ruhumuri iyo nshoreke se yari iri mu rugo ikora iki? wa muntu burya haba akazi uyu muntu akabona akazamukoraho mbwira nta kibazo. size umudayimoni wantenza na cya gikobwa mu rugo iwanjye twaje ko umugore wanjye yagiye ku ishuri gusura umwana. ariko si koko ruhumuri uratinyuka koko? areka niki yego wenda umugore wawe mwarashwanye tugerageza kunga biranga kugeza aho mufata uburyamo bubiri ariko se koko ukarenzaho ukamusuzugura ukinjiza undi mugore mu buriri wawe? Tagano aho nanjye nibwo ndi kubitekerezaho nkumva nari nasaze pe. ubwenge bwanjye ubanza bwari bwatembereye n'impamo. nta nubwo ari ugutembera ahubwo gusa bwanacuramye. ruhumuri ndakugaye pe ndakugaye rwose kandi nkurikije ukuntu madamu yambwiye iyo nshoreke nasanze mperutse kuyibona yaje ku ishuri ngo aje ahagarariye umwana ye. no nta wundi nigeze no kumukwereka mu kabari. ruhumuri niko ndakumva uriya musore usohotse muri kiriya cyumba kindi kiriya babarizamo si wa muhungu wawe? yamaye kora isi yangu yanjye ngo ni manyusira niko sha we wambaye amapingu urakora iki hano? niko sha wowe urazira iki kandi? uko yitaba mbese ngewe maze iminsi 2 mfungiye kuri sitasiyo papa. ngaho re kereza none se komera kuba muri geto wiga muri kaminuza aha niho waje gukomereza amasomo yawe? nyine ngewe bamfashe nakoresheje ibirori mu rugo turi kumwe n'abana b'abakobwa bategejeje imyaka y'ubukure. ntabivuga ni munyumvira kandi cyane uzisazira. niko none se yaba ari mu bugenzacyaha bwambwiye ngo bwabafashe bihugikanya abana b'abakobwa bamwe biga mu kigo cyanjye? ubwo nta bandi naba kandi wa muhungu we ntangiye kumva ko ibyo nyoko yambwiraga ari byo. wageze aho ubikirana bigezaho rebera ukuntu usigaye ungana ukuvuga se ikinyabupfura giki noneho washiriye rimwe ndakurahiye.
ruhumuriza uyu muhungu wawe ntaza kubikika amahoro ibibazo bikomeye ahubwo mu bana babafatanye harimo umwana w'umukobwa utwite kandi utagejeje imyaka y'ubukure ntibishoboka ni ukuri pe kandi barabapimye basanga babasambanije uranyumva neza ubwo rero nibimuha murumva ikimutegereje karabaye sha nk'ibyo wabijyaga mushaka iki koko niko manyu kandi bere ndukareba nakumiro ndagano ndakumva uyu muhungu wagenda ibyo yamwiyiciye pe uzi ko nigeze kujya muri lodge ngakubitanirayo nawe zokanye umugore nawe ari kwinjiramo n'agakobwa ntazi ngo nakahe ubwo bari baje mu bike ko nawe uzi kubaza busa muri lodge se bakiniramo umupira ngo tuvuge ko ari byo bari bajemo ubwo nyine yaraje gusambana ngombwa kubivuga kandi ugomba ko rakiba mu rugo iwanjye ubwo rero namaze kumwohereza muri geto arisanzura koko sha kumbe nibyo agitangaza rwose uweba hetse ababwiriza wo mu mugongo koko noko sha kwere gombesha ubeshya na nyoko uzingura duhima naba nanjye nekobetiye umugore we nashobora no kutazahamara imyaka myinshi ariko se wowe ubwo niba ari wowe wateye abana b'abandi izo nda uzabikizwa n'iki ruhumuriza ntega amatwi nkubwire ibi bintu narabikubwiye pe narabikubwiye ko bitazaguhira ndagana we byihorere ubwo nyine nyamwaga kumva ntiyanze no kubona abo se umugore wanjye sibwo ntagiye kwibuka ko yarankunze ariko nkamubera umugabo gito ariko ruhumuri ibaza ubumuga ushobora kuba wamuteye utekereza uyu muhungu wawe wayoboye inzira mbi unatekereza izina ryawe rihindaye uranyumva umva ndaga uhangarurira umunsi natunganiyeho n'umugore wanjye nyuma yo guhura na mureka maze akandataho ikibero ngashiguka bikaranyasenya urugo rwanjye uwo munsi nawuvuma ngasaba imana kuwuziba kuri kalendari ntibishoboka rero ubu ni ukwakira ingaruka nta kundi niko se sha ubu ko nakwirukanye mu rugo tukaba tugiye kwibanira muri gereza ko papa uri umugome wambere ngo uri umugome se gute ibi byose numvaga ko ntacyo bitwaye kuko nabonaga ubikora kandi uri umubyeyi wanjye ukwirirwa ubwira mama nabi igihe cyose nanjye ngumva ko ari uri mu mafuta ubu kuko ubwo buzima wanyifurizaga umugome ava mwana we urabyumva mwana wanjye ntacyo narenzaho narakwiyiciye ubwo bwishigishiye ararusoma nubwo wowe ugiye gusoma urwo nagushigishiye ruhumure ndakumva bamwe mu bana b'iyi minsi basigaye babaho nk'aho nta hazaza bateze urumva basigaye babaho nk'abazapfa ejo birampangayikisha ariyo ntekereje ahazaza habo igiteye inkeke rero hari n'ababyeyi natwe twabaye abafana twumva ko umwana ari mu nzira mbi kandi tukumva ko ari uburenganzira bwe bikazamba noneho natwe mu ngo zacu cyangwa hanze yazo twitwara uko twishakiye kandi hari abatureberaho agana we ije uvuga n'ubusa kuko sinabashije kubyumva igihe byari kungirira akamaro naho byabaye ngombwa ko isi nyumvisha yewe hamwe nta kundi yewe ndaga ndakumva gaho nanjye reka njye kwitaba ndabona ajya ukurikiyeho kujya kwisobanura ngaho genda gusa ndabizi ko aya mapingu nkiri kumwe nayo iminsi ntazi uko ingana ubu nananiwe kwirerera none amapingu niyo agiye konderera umuhungu koko bana we muri uyu mukino umugongo ugomye wanditswe na Nitanga Jean Paul mwumvisemo Manyusi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Ruhumuriza mwakiniwe na Tuyishime Jadofis, Kamariza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Minyone mwakiniwe na Maria Oliva, Mureka mwakiniwe na Karangwa Liliane, Melissa mwakiniwe na Kayigire Astrida Nicole, Kamu mwakiniwe na Sabimana Eric, Ndagano mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, umukozi wa lodge mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Maria mwakiniwe na Maria Cecile, Mbegeti mwakiniwe na Hirwa Eric Jovial, naho umupolisi mwamukiniwe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi akaba nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugira ijoro ryiza. Ikinamico.